James Yo bro umva se tuvugane man Yo man vip meze bite se bro fresh man Cara tuvugane ho gato se none se yo man ejo nabuze valise yanjye sibyo nimugoroba na mu gitondo ndabyutse sinayibona imeze bite man ari umuntu waje hano atwara umupira wanjye ese man ndabona watwiba man uko bize ko mubuze umupira wanjye kandi ko naheruka kufa ko wari ufuze uri muri garderobe ni wa undi byo gusa bro byo gusubura urumanye man cyaje peti cyagiye kiwambaye kanyumvira wadari nayo cyagiye cyambaye cyaje peti baba we James bimeze bite se man salam zeretse se wadari umva niriwe ngenda urumva niriwe ngenda amaguru yahiye ujyahise nagiye gushaka sister man ndebe ko mubona ariko ni ibibazo namubuze ntago nzi ngo nahera nirenzenguruka za Kicukiro hose za baba we mugobura nabishaka si peti cyakoza Kicukiro man man nese bambwiye ko ari Kigali kandi nagombaga kuza kumushaka none turi kwiruka mu gito urushaka sister cyabwo no mupete wa Imana reka mubwire no kumurya bazamutwara nese nagenda nese nakirirwa mu rugo man none se wallahi uri kuvuga ngo uri gushaka sister wawe urano umwana afite imyaka ingahe afite 19 ngahibaze wallahi uri gushaka umupete imyaka 19 we wamubona muri Kigali kubihe kisa uri kwiruguzerera umujyi wose ngo uri gushaka umupete nese nta bwenge afite nese ndamushatse urumva nazamubona none se uramushaka wowe ngo bigende bite umupete we ashaka tubonana man mubonane man ako nukazana iyo miteto man kandi James narabikubwiye no mupete Olivier ni family issues yo man ngiyorere family issue man ino ushaka mushiki we none se reka mubwiye ako man James urabura kubyuka kujya guhiga akazi we ngo ukore we ngo urimo ngo urashaka mushiki wawe umumaze iki se umuzana muri ghetto se bigende bite numubona se biragenda bite we mupeti n'umukobwa wo mukobwa umurusha gusurvivinga muri Kigali akuzize ko no mupeti ataza abana be muri Kigali man ubu wasanga ari kumwe n'igishuga dadi yibereye mu etage arazanya rutarama ameze neza ako James man urumva we nabaho ntamufite asubira frank untubizanye kuri uva mu gitondo sibyo urabizi ko nafumo afite ibaze yura n'ikibazo twari gushakira umuntu twani kuri twiruka inyuma amazi ese hano si imazi cyo si ukuhamenya uhuye n'ikibazo sibyo wenda badukare kugonze cyangwa se bagucumitse n'icyuma bro nta muntu ufite umwanya kuri kwiruka inyuma man umva none frank umukozi cyo kuvanga ukambwira James ndagiye ndagaruka aya masaha siko bimeze akugira ngo umwana umuntu azanga atangira tumutwe ati frank agiye man ntabwo uri umwana bro ugomba kumenya ko ubu ngubu uri muri ghetto kandi warakuze sibyo ikindi kirongo ibiri n'akabanga urutanazi man ushikiwe n'umubona uzamujyana ibyo Olivier yakubwira gashaka akazi nubona akazi ufate gato yawe namushyikiye ubona uzabona umushyira man va mu bugoryi bro ntabwo Kigali man no kuza guseka useke nta muntu uba kwishimiye man bro nta muntu umwanga man muri Kigali wishimiye wa muntu arakubonaga ikinyiri ry'inyuma n'ikintu umupfa gereka mubwire James uno mupeti nagira ikibazo man bizabazweho uzanye umupeta hangaha umupeta ari kwirwa yirukanga mu mihanda ya Kigali man we nago bizi man tangiye kunyipakurura se bro none se reka tujye tuvuga ibintu man mu mazina yabyo none se umuntu umukorera kubyumva man none se nk'ubu ngo bagiye agahura n'igikamyo ari ikamusya man byagenda bite man umva rero ngiye ngubwire James ikindi kintu ngiye nshaka kurabura uno mupeti man nabikubwiye man nawe urabizi tubanye igihe ibintu by'imyenda yanjye nago nkunda akajagari mu myenda yanjye sibyo se imyenda yanjye nyambara ndumwe Peti rero reka nkubwire umwenda wanjye mbere yo kufata ujye ubanza umvugisha uri kunyumva neza niba nk'ivareze yambaye wallahi urabizi niyo nje njyana mu mashow man none yirwa yikatana Kigali cyuya cyose man nuko ari wo mwenda namunyuri hafi umwenda se uyivuga bakaguha imyenda man yo mu rugo man ari Olivier man karume sibyo ntabwo bizongera ikintu giye gukora ngiye gukora boro zanjye wazagukwira nawe rero bizagukwira ziguhereze gushaka kwambara boro y'umuntu ari byuka yambara sibyo tugasamba no muraburije ariko naribi Olivier man karume naribi sibyo nyine ibyo araza kwifura man byumve man nese ureba wallahi nese kiracyombo wallahi n'indiri bucyoze ndacyoza nawe nase ndari ikindi kintu giye gukora se man naribi ndacyoza ikindi nyine
boro tuyifura ndaje mwereke izindi boro bambara zanjye ahangaha nawe akurebeza tugikeneye bya taraziguhe tuzajya bambara boro z'Imana afite gusa naba ariko man umupira nagusa nayo wirukangana mu mujyi wirukanganye mu mujyi wose ngiye icyo cyuya cyawe nzakijyana mu bana man nari bindabufura nawo man yangana imana ribiciringa bro kanari imana kandi ni umujama wanjye man nawe urumva nyine nago yarabizi nanjye nacomotse arabyuka yambara ibyo abonye to Dorse Frank hari amakuru se wamenye se assist nta kintu namenye man niriwe ngenda nta habe n'umuntu n'uyu n'umwe wagendaga nka rohombi undi muntu muri Kigali afite hajya amana ameze nka rohombi bise ubu wazenguruka wenda nk'ahantu hahuri abantu benshi ukajya hemana ubu naho kamubura urumva sister yakundaga iki yakundaga inzoga cyangwa se mu kabyiniro cyangwa se kugerega ntago twasohokaga mu tubyiniro mu rugo cyera Akiseva man James yo uyu man ako kubutaba umubwira man gende kubona nese reka nkubaze man ni gute umuntu yifata akavano ngagiye gushaka umuntu muri Kigali man umurega ni daje Kigali nabo we Kigali ni nini wowe Kigali ni nini Nibibazo kabisa. Umeze gutse. Wewe mwabonye kugapa kabyina nk'akajangweri bari. Ahubwo rero bamusundisha ngira ngo rero yahita birangira ari. Yari yiboye. Nyisibye ko nge nayo ndiyeje ndi kubareba. Noneho ninde muntu wagiye kurikira umuntu ngo ndayakotera mu buze. Yabyina nanga igitambara yagurutse amabare mu kirere. Ajibyina neza. Cece koze no kuri. Hari ibintu bibaza gusetsa yansekeje mbura n'ahantu mwirwa. Saba katavuga. Wasinze sha. Kandi abaje mwamaye agafex akimwira nimbaga haruwe. Harya. Ko nawe yigeze kwaje kubikora neza. Sana shatu twikubitire wana. Mwinywere wana. Ntabwo ugira ariko se noneho nagufata siko ngiye mbona uri kureba bigenza gutya byose nakoze mwasabye sibyo akazi nagwaga akazi ko ni ibintu birenze none se shamuhereze wana muhereze si ari kwigira umuntu zimfasha fata wana kira muhiwa mukongereze wana se wamwe mana kira nabidanje reka mbavuga ako manza muri n'abana bafite abana babigutese agatabi ni natwo tundi twutunuzi nta kintu tuno dutwaye wana shiraho man switchinga inywera karagize amayoga yose mwamaye ninda yakunywesheje so wanywa ngo yashaka birabigabo biri kunuka nabihobe sinabikoze akira sha baby akira kandi nicyo face nicyo tunapfa kwanza nicyo turabona hano ninde mwana uhari hano y'ikintu cyifatira aho wagisizanye ugisanga muri kumva uturukeho kunumva tangira arutse bamwe hano nanyu hari kuruka mani wafashe kwinywera bamunze batakurukaho kumva baganira nawe kumanya cyane ubonye ubukongereza izo no mukobwa afite cyo kibazo yasezerana nkwereke kandi nawe hose utwaye nahoraga ari kureba ngira nigire ngiye uriya murimo muranjagara akana mungani we ifite ikibazo ushaka ukuntu shamva urajya kumbabura siko nkamurenganyiriza gubusa asore nunda amatasi fresh wana magana none mwayitretse aho ngaho ubonye icyo kitagushaka urakireka sasa umvaze buri bukeneye kujya kuryama cyo kuryama ako sore tutararya kuryama sinzi mbe mwasize bamutasinze ndabizi mu mufite ubwenge tuno nshaka kutuza gukora amaswara ahantu imberena cyano depi nyumva wana bira bimeje kuba too much iriya myenda ikeneye kuzingwa ibintu byose bikajya ku murongo basi biduka inonzuna nguki uri kumbwira gute namuko byutse bidukoreye njye numva nifite turajyana mu kizero urimbwira mu gitondo biri serivire ibintu mukwiye kubishyira ku murongo hano nta mwana uhari mwana haguruka tugende urabona hano hari indi mwana ukora ngende umfata ndashira ko yabaye bombo bimeze so ubwo nta mwana urimo waje ukajya kuryama
Cyangwa ko abaye bebo byagenze bitewe. No, abagabo b'uyu munsi sinzi ikintu babakore ndabona nazi njya mu mbere. Mujye kuryama ndaryama bamusa. Ese nakajya atajyanye umushyitsi we nanjye. Namusije. Niba mutagiye njye kwiryamira hano njya kubyigana mwari. Kanagiye kurya. Bite? Kuri kurira se? Byakugendekeye gute? Mwana wambwira. Siko. Hari ahantu nari ngiye kujya. Numva sohotse hariya numva shwi. Kumbi wiherereye mu cyumba urarira kweri? Wabaye iki mwana we? Cyane anti yagiye muri Amerika. Se ni anti. Njye ntabwo nakunze kubanga anti yaragiye. We sheri ntabwo anti wawe sibyo? Ntabwo yagiye hanze sibyo? Ahubwo Ese mami kuki anti yagenda kansi? Kandi yari yarambwiye ko tuzajyana. Yarakubwiye ngo muzajyana mbese? Kuki utabwimbwiye ibyo ngibyo ra? Ariko ntacyo anti yagiye gusenga sibyo? Ari mu masengesho, hari ukuntu ajya yikora gutya nkabona nyine nirigiriye aho aba arasenga. Ubwo rero nibyo yagiyemo sibyo? Ntugire ikibazo rwose sibyo? Nk'ubu ngubu ikintu cya mbere cyo ngukundira ni uko umbwiza ukuri, ariko aka kantu rero aratinze kukambwira mwana wanjye, niyo mpamvu kakurijije. Nurumva anti yansezeranyije ko tuzajyana. Kandi kuguma ngaha nyine nari kumwe na anti biragoye. Birakugoye? Nyine anti undi yahari mba numva mfite amahoro. Hanyuma se mama? Nyine mama iyo turi kumwe nawe ariko kenshi ntabwo uba uhari reka. Mama wiriwe? Uraho neza? Yego niwe wabwiye se unshaka? Niwe mwana bandangiye se witwa Manzi? Manzi zewe kabisa naho ndi muntu uzwi muri mudugudu atariki. Yego. Nabajije hari abana ndimo gushaka inaha. Abana? Nagiye mbaza ahantu henshi bambwira ko umwana witwa Manzi ari uziranye nabo bana. Ujo nta mwana atazi muri mudugudu. Ninde se ubwo? Hari umwana witwa Frank, abana b'inzobe. Umwana witwa Frank n'undi witwa Faith. Urabazi? Urabazi ndabazi ariko ntabwo duherukana. Ntabwo duherukana no se urashaka ko mbigufasha iki kuri iki kintu? Ndashaka kunyereka ahantu baba. Muri kantu baba? Rero ntangiye mu by'ukuri ntabwo duherukana. Ngiye ikintu ndi bugufashe no kwereka iwabo tu. Rwose uraba unkoreye cyane mwana wa urabukoze pe. Ariko nizeye ko ari amahoro. Shana amahoro. Narinje kubasura. Okay, ubwo noneho kugira ngo ngiye urashyiramo akayisanze. Era akayisanze. Kujyaho n'imodoka. Kandi anti iyo turi kumwe hari ibintu byinshi bari kundinda atuma ntagira n'irungu. Ni ukuvuga ngo ngewe ikosa mfite n'iryuko ntakuguma iruhande. Wowe uhari gake. None rero ubwo hati yagiye sibyo? N'ubundi namukurikiraga kugira ngo nyine abakoke pamowe muganira. Ariko ubu ngubu noneho
ngiye kugenda sibyo ningaruka tuzajya tuba turi kumwe sibyo komera ntukagumye kurira sibyo erega buriya hantu ujye umenya ko ari hantu ari nanjye ari njye wabanje kukubyara kugira ngo hantakubone sibyo yego rata none uri bubashe kuza ugira ikintu ufata sibyo nkuzanira iki saho ngiye nkugurire iki sheri yogati gusa naringize ngo shokora yemera ko uyu kwisiteresa cyane rwose urumva ako manzu mbwiza ukuri ko atigeze agenda ntabwo yigeze agenda ntabwo yagenda se agenda yagenda se atasigiye n'amafaranga oya ntabwo yabikora ukuntu ukunda amafaranga ntabwo wamureka erega mwana wanjye ndayakunda ariko nawe nyagukoresha burya neza si byo nanjye ndagatekereje siko wamuganye ukuntu ukunda amafaranga ntabwo yari kuba yaragiye ngo ntuyamware si uko se nyine si nkayo yose ntaho yagiye ubwo azagaruka se wumva se numva mami narakaye numva nihebye ko njye kuguma ahangaha njyenyine ahandi adahari kandi adahari rwose ntabwo bameze neza mu gihe atahari nanjye ngiye kuba mpari kandi nkubwiye ko ikibazo ari ikibazo cy'amafaranga umugabo wanjye byose aranyumva nta nubwo ujya ushyigikira umugabo wawe oya mami ntabwo nyine umugabo wawe nta kibazo ariko nyine wowe ntabwo ujya uza ngo tuganire ngo twirirwane kandi ahandi araza tukirirwana mu gitondo akabyuka akaza kundeba mu cyumba cyangwa tukaba turi kumwe mu cyumba mwana wanjye humura rero sibyo ngiye kubitekerezaho iby'uwo mugabo sibyo 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 ndagukunda kandi usigare neza kagende nkuzanira ibyo bintu wabwiye sibyo ndabyibuka byose sibyo nawe ntugabagore mukobwa mwiza ndaje usigare neza ikindi kintu kiri hano cyose gifata sibyo ntabwo wamera nka baraza akanyirebera atuma na kiriya kigabo kitaza kunesha umutwe ruriya rugabo rwaba ruzanye kurukoresha iki ariko se wowe ni gucumbagura kurya nagushakaga mama Angeli nagushakaga ngize imana ndakubonye amahoro se mama Angeli nkubonye ngushaka komera uraho nagushakaga nkufitiye amakuru shaka yicisha amatsiko urayagura amakuru yanjye aragurisha uri utayandanguza nyine yagomera gutwika waranzaniye tuno dushyimbo se hoya ahubwo ibishyimbo bya do babirayemo wa murima wanjye wo ku gasharo ndebera ibintu byose do ariko turawe tunzaniye ngo nuri nangiye kutu nkufitiye amakuru rero hano haje umukire ariko umukire wumve ngo ni umukire wambaye bya bibubu bimwe ngo niba bigura 80 yateze aje kugura iki naha ntago namubonye ariko abantu bari kuvuga ngo ni umuntu ngo uje kureba abana ngo bawe yatanze amafaranga mama Angeli nanjye ndi kumuhiga mpaka mubonye nanjye anyime ku mafaranga ngo aje kureba abana biwe ngo nabo ngo niba ari nyirasenge umva yatanze abantu bose ari kubaha amafaranga kujyaho n'imodoka se oya nta kibazo mfite imodoka ndagutwara oya ntabwo ari iby'imodoka akayisatse uvuga ni ukwishyura nyine nkakakurangira se urumva nakwishyura kubona mama uko kunyereka ahantu abana banjye bari ni uko nusi urumva mama urumva se tari ibindi ubu ndakwishyura angahe bashyiramo 3 ntabwo ari menshi yego ni kure se ndahita mbikwereka ntabwo ari kure
kujyayo n'imodoka cyangwa umuntu yagenda n'amaguru n'ibirenge kabisa umuntu yahita agera ubwo ushaka bitatu ndaguha 1000 manzi ni ukuri hozo wongeye undi mama wawe undi muntu wakweretse nyine nuko bataziranye nabo bana urumva ningera ufunguzo cyangwa niko nigendera ndaguha 2 ni 3 okay nta kibazo ntacyo ndayaguha urabyemeye none se manzi yego ni ntabasanga nabwo ndakwishyura kandi sikunyeretse wongeye kunyishyura kugira ngo ujye kwereka aho batuye waba bigeze ubandindisha asanga badanahari cyo nibukorera ndakwereka aho batuye nyereka urwo rugo ntazi rero ubwo ngiye kubanza ngende mu rugo mbika kano kajampa n'ingofero kuri ntago najya muri rugo kabisa ura mama nagatura ntago muturanye se ngo tumanukane wenda reka tumanukane we nambaye gutya ntago narwinjira muri abo mama uransiga hafi yaho hanyuma ugenda uhindura nta kandi nshaka ko tujyana akakwereka fresh nyine uranjyana ndagutegereza ariko se uransiga ahangaha kwe ngaho tugende tuzamukane no mu rugo sibyo turazamukana none se ari he se ubu sinzi ahantu aganye nanjye ubundi ukuntu nari ndimo kumuhiga nyine bari bambwiye ngo aciye hano nanjye ndabareka mfata akabando njye kumuhiga nanjye anyereka amafaranga ndebe ko nakwivuza nkakira nyirasenge ntabwo se kaba ari muri amakorodi ni nyirasenge reka wenda tubyebe ni nyirasenge abana ababyeyi baba barapfuye umwana wanjye arindira ubwo abafata arabazana abo bantu ntabwo bari bahari ngo ntabwo ari bubasigara abajyana abajyana se ubundi bari naza abajyane n'ubundi ntabahari ahubwo se ko atamenye ko bagiye uretse uko ubizi barahari nabajyana se gute aragutegera ujye kwereka n'aho abana bari kuko ni umukira yakize sinakubwiye ko n'ababuze ndajya kubashaka he nuko rero ubwo umva ubu ngubu nyine nari ndimo mushakisha ngo nanjye ame ko ayo mafaranga ajye kuguhiga hore nari namenye ko wagiye gusarura ibishyimbo reka rero nkubwire wenda umugisha asanze baranagiye badahari niyo baba bari kuba bahari ntabwo ndakubwira ngo fata bano bana kuko amakuru mfite kandi nabikubwiyeho bariya bari umuryango wabo warabariye babarya imitungo babarya ibintu byose amazu bararya ahubwo wasanga araje kubarangiza da saje kubarangiza nawe kubera ko wabaririyeho ubwo ntabwo ushaka kubarekura nabaririyeho n'amakorodi n'abakire barabana n'amakorodi barabana wabaririyeho nabaririyeho iki nabaririye iki tuvugisha ukuri bari kukohereza n'amafaranga aturutse i Kigali nge narabimenye kakora abantu b'intara rwose ndabakunda wowe iyo ubyitegereje ubuntu ubuzima bwawe bwarahindutse ku buryo bavuga ko urya amafaranga y'i Kigali none se usigaye uhingisha ibishyimbo reka nkubwire njyewe umurima wanjye uri umubyeyi mbura Angelique wanjye niba ari icyo cyabiri ndabura tuvuye i Kigali Imana izampana reka manze nkubwire wowe wahingishije ibishyimbo njyewe umurima wanjye dore wararariranye nabuze ukuntu minga ubwo utanga bari abana rero ni umuki uzi ukuntu yambaye utangiye kuzana ko njye amafaranga y'i Kigali cyakora nyine urakoze kubw'icyo gihuha cyawe aze mu rugo tubivugane nta kibazo mfite uri kumva ikindi kandi utazaneza abantu bina bakanyiyicira nta mafaranga y'i Kigali njya mfata umbabarire cyane ejo watetse ifiriti narakubonye reka njya kumuhiga ahubwo mpaka muzanye ku bundi wagakecuru k'imbozi ndamuzana ayo mafaranga ejo watetse ifiriti urananyima ahangaha muri iyi nzu urabizi neza so kwa Angelique nyine ntago nzi niba yitwa Angelique ahubwo haba abana bitwa Frank na Face yego nibo ni hano si hari ahandi se hari ubundi bitwa Angelique abo mu mudugudu ahangaha niho Frank na Face baba yego ariko musaza wanjye yarihuse koko mwana we musaza wawe yarihuse ako muri umuntu wanjye arankizwa n'iki koko ubu arankizwa n'iki kuba abana ba musaza wanjye baba hano nkaha n'amafaranga yose nohereza kubyira kuvuga ngira ngo Frank na Face bariga aya ntabwo
wiga kabisa. Ndababaye wa mwana nta bushaka byo. Abana rero n'abamusa. Manjeri. Wiriwe. Amahoro. Amakuru. Twaruheze inyuma. Manjeri nari nguzaniye umushyitsi. Urashaka gwa Feza na Frank. Nabashaka cyane. Gusa nareka mukamuganira se. Mama. Urakoze. Genda uri ku modoka ndaje mugusaga nkugo. Nta kibazo. Unandebere hatagira abana bayimena ibirahuri. Nta kibazo. Yego. Mama amakuru. Abana. Natwe turaho. Nanje kureba umwana witwa Frank n'undi witwa Fesi bandangiye ko baba hano. Hano David umwana umwe witwa Angelique. Angelique. Nyine amakuru mfite ngo hari umwana w'umukobwa wakoraga iwabo niwe ngo wabazanye. Ngiye ntago mba mu Rwanda. Bamubwira wa mugore we. Havuganye nawe ibintu byinshi. Inzira yakuze niba wacara ntago mbizi hose ni inzira na hariya ni inzira. Ihanga nti singi ikintu nakibonye njya kumva uvuga aho wacira hasi. Ntago mbi Kinyarwanda. Yego nubwo mba muri Amerika. Ndavuze ngo sishaka kubyumva inzira yakuzanye sinzi yariyo genda. Hejuru ubugome bwose mwakoze, hejuru ubutindi bwanyu bwose uje kubareba. Hey! Gira vuba ugende ntahamagara abantu bina bakaza. Gira vuba ugende. Genda ihute. None se basi wabampamagariye. Wa mugore wambabare. Nkabasuhuza wenda kanabagumana ariko nkabasuhuza. Waretse kunzamura isukari. Gatoya we! Gatoya! Nose utangiye no kumpururiza. Gira tavuge mbahamagare bazi. Nose wampaye abana nkabasuhuza. Wagiye. Wambabare nkasuhuza Frank kuko na Fezi ko. Ubundi wa mugore. Uraje cyane ntago ugenda. Genda gira vuba. Kako bamushaka kuzamura umuntu isukari. Frank! Uri guhamagara iki? Kumena wa mutwe. Gura guhamagara. Ubundi bwo mubibutse. Niga mu bakunda. Kibazo mfitanye na bigiwe ntago mba mu Rwanda mba muri Amerika. Reka kubwira wa mugore. Aho kugira ngo mbumukire namwe kuko wambaye ndi umugome. Nabo umukire gutya Diana Angelique hagira umutima muzima. Genda rero. Umutima muzima. Genda ariko. Umuntu tanazi. Ukanyira. Ntabwo nifuza we kukumenya. Ntabwo nifuza kumenya. Abayobozi barabanye. Genda ari umuyobozi ndabutinya se. Abayobozi barabazi. Tuzi se ufite uburenganzira ku bana ba musaza wawe. Uja kunukira inaha. Akundira kambanze ngubaze. Bamfunga kandi ujya bamfunga. Bamfunga ubibone. Ndi wa mugore we. Agahoma geze duterere. Asira kwirukanga. Ihuta genda. Ariko abatindi musa n'imuzana. Yewe share kankubwire. Yewe. Ahubwo abana bari bakomeye. Utukwa n'umuntu utazi wowe. Genda. Ihute. Wasanga ari n'umuzimi nawe wamenye ibintu by'ikigazi nyabyizera. Itu ndakuvumye nguvumye ko gahera. Mariraho mufite iki? Bagiye kuzi wande mudahari. Nuko utari uhari. Wakoze ibingana iki se? Ihute genda. Nako kagenda bukwirireho. Ihute kavumwe n'iminsi. Ubuyobozi ndabuti reka nkubwira we ntabwo leta yacirenganya genda undaga nzitaba. Isoni. Ariko ubundi wagukubita. Ariko mwamufate nkaza nkamukubita nkamwereka. Uri kwikaza kiriwe nagushobora se. Ahandi wanje we mafitiye amahoro. Nari imitungo murayibara natangiye kuvuga ubugambo. Amerika tari mu ijuru. Ko ntacyo wabamariye. Karya umuriro.